Muri ino si abantu benshi bafite inshuti, gusa ntabwo bazi inshuti nziza ni izihe, inshuti mbi ni izihe. Benshi dufite inshuti zidukora ibintu byiza, ariko nubwo ari mu byiza ariko harimo n'abikora ariko umutima wabo wuzuye urwango, ishyari ndetse n'agahinda k'urwango. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inshuti mbi, kugira nawe mu nshuti zawe ubashe kumenya ese inshuti nyanshuti ni iyihe, inshuti mbi ni iyihe. Buriya inshuti mbi si umuntu ugaragara nk'umwanzi, ahubwo ni umwanzi wihishe mu rukundo. Ni umuntu uguseka mu maso akigusekera akora ibintu byose byiza, ariko mu mutima agutekereza nabi. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu utari uzi ku nshuti mbi, ariko byagufasha kumenya neza abantu mugendana, ukamenya guhitamo inshuti nyayo, inshuti ikunogeye izakufasha mu iterambere ryawe. Gusa ndakwibutsa niba uri mushyashya kuri YouTube channel dukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Inshuti mbi iba hafi yawe cyane. Iki ni ikintu utaruzi ku nshuti mbi. Inshuti mbi iba hafi yawe cyane. Niyo muri kuganira cyangwa se muri mu bikorwa byanyu bya buri munsi, muratemberana mugaseka, ariko mu gihe cyawe cy'amakuba nibanza kugutamaza cyangwa kuguhunga. Ubu niza ko ikintu cya mbere utaruzi ku nshuti mbi ushobora kuba ucyumvishije, yuko inshuti mbi iguhara hafi cyane. Icya kabiri, inshuti mbi igutega iminsi, kandi iyo minsi wayigwamo ntigufasha. Wowe niba ufite inshuti hakaba harimo inshuti mbi, akenshi igukorera ibintu uzi ko ari byiza ariko iri kugutega iminsi, kandi kubonye ibya bintu byaguteze bigufashe nta kintu yagufasha. Inshuti mbi igera ahantu ugeze amahirwe igahita iyavuga nabi kugira ngo igusubize inyuma. Iyo umaze gutsindwa niyo ibanza kuvuga ngo narabyibwiraga cyangwa namubwiye ko biriya bintu akora bitazashoboka, kandi mu by'ukuri ari ukubyina ku mubyimba kugira ngo wishimire hejuru yawe wowe ugira agahinda. Ikindi cya gatatu, inshuti mbi iraguseka ariko ifite inzika no mu mutima. Igihe cyose ukoze akantu kabi iraguseka, wakora ikintu cyiza ikagusekera nabwo, ariko mo imbere muri we ifite inzika. Igira urugwiro mu maso yayo. Inshuti mbi iguhora hafi ariko ikaguterana mu gihe ibintu bikomeye. Mu bikomeye rwose igutaba mu nama. Ni nk'inzoka iri mu rukundo. Inzoka uko mwaba inshuti kose uyikandagira kuruma. Impamvu ya kane cyangwa se ikintu utaruzi ku nshuti mbi, inshuti mbi ntabwo ijya yishimira iterambere ryawe, iba yishimira yuko iteka ryose yakurusha. Nta nubwo yibaza yuko wenda ushobora gutera imbere ukazayifasha nawe gutera imbere, ahubwo inshuti mbi akenshi ihora yumva yuko gutsinda bitakabaye bibaho kuri wewe, ahubwo yahora na success ukajya wibaza uko ibigenza ntikubwire n'ibanga. Igerageza guhisha uko ibigenza kugira ngo utazabivumbura ukayifata cyangwa ukanayicaho. Rero ikintu ugomba kumenya nk'impamba, gusa ndakwibutsa niba uri mushyashya dukore subscribe kuri Big Win TV kugira ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu batazajya bugucika. Icyo rero watwara nk'impamba, ntugapimwe n'inshuti zawe mu magambo zivuga, pimira mu bikorwa. Buriya amagambo atagira ibikorwa nta kintu amaze. Ntugakore ku muntu wese waguhaye urugwiro, kuko urukundo rwinshi ruba rufite icyo rugamije. Sinzi niba iki kintu uri kucyumva neza. Urukundo rwinshi ruba rufite icyo rugamije. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big Win TV. Nimba wayikundira gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha ibyiza bizakugereho, byaguhindura ubuzima, bikuvana hamwe kugeza ahandi hantu kandi heza. Turabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.